ubwo Lewis yari ari kuganira na Tricia, Lewis arimo gushimira Tricia ibyo yakoze, ari kumushimira ukuntu yabaye yamuhuza na Alice, ndetse anamubaza ukuntu yabikoze kugira ngo abahuze ndetse n'ukuntu yabitekereje. Maze Tricia mwumvisha ukuntu yamusubije ko yamaze kubona ko Lewis yikundira Alice, ahitamo kuba yabahuza kuko we yabonye atazigera akundana nawe habe na gato, ahitamo kuba yabahuza. Rero amubwira ko ari wowe wagiye kwirebera Alice, akamuganiriza, akamubaza uko ibintu byose byifashe, akaba ari wamugiriye inama yo kuba yakwandika iriya baruwa, akaba yarayizaniye Lewis. Ngira ngo ibi bintu Lewis biramushimishije cyane. Abwira Tricia ati uzi ko njye Alice nari narabuze aho namukura, narabuze ukuntu twahura, ati none weho wahise umubona byoroshye, ati rwose ndagushimiye, ati Imana izagufashe uzabone undi musore ugukunda, ati rwose nibyo nkwifuriza, ati ndagushimira kubw'ibyo wakoze ukaba warampuje na Alice, rwose ndagushimira. Murabona ko ibi bintu rwose ari byiza, ndetse na Tricia atabyitayeho byo kuba yakongera gukundana na Lewis. Ubu ngubu yamaze kumuharira Alice, ndetse ubu ngubu ibintu bimeze neza cyane. Ariko ngira ngo ubwo baganiraga mwabonye ko Lewis yari amufashe mu kiganza, mama Lewis rero nawe yari ari gutambuka nkaho hirya arababona, ariko ngira ngo ntabwo yigeze yumva ibintu baganiraga, ahubwo we yahise yishima ubwo yabonaga bari kuganira. Ahita atekereza ko rero bari kuganira ku by'ubukwe bwabo, ndetse bari kuganira ku rukundo rwabo, ariko ngira ngo ibi ngibi ntabwo ari byo baganiragaho. Reka nkusabe niba utari wakanda subscribe kugira ngo uyikande, ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo upload zacu zigeze kugereraho ku gihe, dukomeze kugenda turyoherwa na filime yacu Homeless Girl, ibintu birushaho kuba byagenda neza. Kandi ndagusaba kugira ngo ujye muri comment utwandikire igitekerezo cyawe, utubwire uko ibi bintu kubibona, ese uratekereza bizaba byagenda bite, uratekereza bizaba byaherera hehe? Guys, reka mbasabe kugira ngo mujye muri comment mugire icyo mwandikamo, maze mugaruka hano dukomeze twiganirire kuri filime yacu. Ese bizaba byagenda bite? Mama Lewis namara kuvumbura ko Lewis atagikundana na Tricia, ndetse umubano wabo warangiye kera, ubu ngubu Lewis asigaye yikundanira na Alice. Ese mama Lewis ibi bintu naza kubimenya, akamenya ko Lewis yasubiranye na Alice, muratekereza uzaba yabikora hiki? Ko tubona ko rwose urukundo rwa Lewis ndetse na Alice rukomeje kugenda rutera intera, ubu ngubu ibintu bimeze neza cyane. Ese nabasha kuba yabimenya bizaba byagenda bite? Ese ko Tricia atagikundana na Lewis, ese mama wa Tricia we nabasha kuba yabimenya bizaba byagenda bite? Ngira ngo muri iriya minsi mama Lewis yagendaga abona utumenyetso, mbese abona ko ubundi Tricia mbere na mbere iby'ubukwe niwe wabaga ubyitayeho, akaba ari kubaririza, ari kwibaza ukuntu yazahuza na Lewis. Ariko ngira ngo ubu ngubu iyo mama Lewis abimubajijeho, ngira ngo ahita avuga ko hakiri kare bagomba kubyegeza inyuma, ntibabyihutisha bakabitegura neza. Ariko ngira ngo mama Lewis agenda abakeka gahoro gahoro, ndetse nawe agenda abikeka bitewe n'ishyaka Tricia yari afitiye ubukwe bwe na Lewis. Ngira ngo murabona ko ryagabanyutse, ubu ngubu atakibyitayeho habe na gato. Ese ibi bintu bizaba byagenda bite nibiba byamenyekana, bikamenyekana bikajya hanze, maze mama Lewis ndetse ndetse na mama wa Tricia bakaza kuba bamenya ko Tricia atagikundana na Lewis, ahubwo bagahita bavumbura ko Lewis asigaye yikundanira na Alice. Muratekereza ibi bintu bizagenda bite? Ese ntago hazaba habamo akaduruvayi? Ese uru rukundo rwa Lewis ndetse na Alice ubona ruzatsinda?
ndagira ngo ujye muri komenti ubitwandikire niba uri kubona ruzaba rwatsinda rukanesha. Ndagira ngo ujye muri komenti ubitwandikire, ariko ngira ngo urukundo ruruta byose, ndetse dutekereza ko ruzaba rwanatsinda kuko urukundo rwa nyarwo nta gipfa kurusenya, ndetse abimana yifatiranyije ntawe ushobora kubatandukanya. Ndabashimiye mwakomeje kubana natwe. Ciao ciao.